Ndi papa Sava. Luka, wateguye kwa songo. Baguhanze amaso bazi kuzaseba ariko Imana bavuga kuzaseba ariko Imana iguhanze amaso bavuga kuzaseba turabizi bavuga kuzaseba Imana iguhanze amaso Imana nayo iguhanze amaso ntabwo uzaseba iguhanze amaso bavuga kuzaseba Imana nayo iguhanze amaso ngo ntabwo uzaseba nayo iguhanze amaso amaso bavuga yuko uzaseba Imana iguhanze amaso we ngo nabona banze mbako kambe baguhanze amaso bavuga yuko uzaseba Imana ibahanze uretse ndakubwira amaso bavuga yuko uzaseba nyamara yaguhanze we ngo hoya amaso bavuga yuko uzaseba nyamara yaguhanze we ntishobora kuryamira amaso bavuga yuko uzaseba nyamara yaguhanze we ntishobora kubyemera bakurebera kuri konte bakavuga ko uzaseba bakurebera kuri none bakavuga ko uzaseba nyamara yaguhanze we ntishobora kubyemera ugasanga rugaba arashaka ko Imana imugirira neza kandi ari ingegera gashure C'est ami, il y a une gigot de chèvre. Alléluia basha ari hatu ni bandi murebe bande bonyine abantu zine umugore mwiza ufite igikundiro ukundwa n'abagabo benshi umugore urita abagabo bose bakamurangarira ibyo ntabi eshereza Imana umugisha ngo atange kandi Imana iba yaramuhaye ikibuno ikamuburanga. Haleluya. Kuki mutamenya uko Imana yabaremye? baguhanze amaso we bavuga yuko uzaseba nyamara yaguhanze we ntishobora kubyemera ari kurangiza neza twagiye yego man we n'ukubure jana rimwe amaso bavuga yuko uzaseba nyamara yaguhanze we ntishobora kubyemera baguhanze amaso bavuga yuko uzaseba nyamara yaguhanze we ntishobora kubyemera baguhanze amaso bavuga yuko uzaseba nyamara yaguhanze we ntishobora kubyemera baguhanze amaso baguhanze amaso bavuga yuko uzaseba nyamara yaguhanze we ntishobora kubyemera bakurebera ku myaka yawe bakavuga ko uzaseba nyamara yaguhanze we ntishobora kubyemera baguhanze amaso bavuga yuko uzaseba nyamara yaguhanze we ntishobora kubyemera bakurebera ku mitungo bakavuga ko uzaseba bakurebera aho wavutse bakavuga ko uzaseba bakurebera aho washatse bakavuga ko uzaseba nyamara yaguhanze we ntishobora kubyemera
Yaguhanze amaso avuga yuko uzasiba nyamara yaguhanze we ntishobora kubyemera. Mu mashuri bakavuga ko uzasiba, bakurebera aho wavutse bakavuga ko uzasiba, bakurebera ku myaka yawe bakavuga ko uzasiba, nyamara yaguhanze we ntishobora kubyemera. Yaguhanze amaso avuga yuko uzasiba nyamara yaguhanze we ntishobora kubyemera. Yaguhanze amaso avuga yuko uzasiba nyamara yaguhanze we ntishobora kubyemera. Niji papa ibi ntabwo ari ibintu bisembuye. none buriya ari tayari gufata bige bwuzura umwuka we. Noneho niba ari uri bwuzure rero si wowe ushaka yuko muri kasitingi amukoresha ho, noneho usare aragukoresha kasitingi yo gusara. Yehe aradufataga kubyumva kwisarisha ukajya wivugisha ibintu amadayimoni akagutera ukamanuka gutya ukahinda aba ari byo. wowe umubwira uti ngenzi ibintu byinshi nzi kwisarisha nyakubeshya napfa oya upfa ngo bambuze reba utavuga abanye bamugeni bashyira zamuka wa cyangwa amubwira ati nga ihuta kubitema imyenda vuba vuba, sibyo? ubi isana he nakubwiriye wowe uramutegereje kabisa wiyebye ahangaha. Shaka indi ukoze ndimba yo kuririmba ndirimba kabiri sobanutse. Usura ririmba byo nakubwiye ko ari byo mu rusengero ushinzwe gutera amakorasi ko hari mugaba ucuranga gitari ko digidigi hari papa sava kubizi kwa mwikiriza uraririmba ibiki. Shaka ibintu bikinitse nkate abantu babona bakabona nyine bakabona ko ari ibyanyabyo. Nose ndimba kankubwira akantu iya buriya waretse wenda ukaza gusenga wajya gusenga simbisha wibishyiramo wewe vuga rero gusenga bari kugushakira akazi. Nge nasinda ndimba nge nasinda kabisa maniya mbona imyenda yose ukaza ukinjira uri muzima igihe cyo gutanga ubuhamya cyangwa igihe kigeze ubona nigishije ugasara ku buryo abakirisitu bose babona ko twatewe n'umusazi. noneho twatewe n'umusazi nkatangira nkagusengera nkagusengera ugakomeza ugasara cyane nkagusengera ugenda utuza ku buryo ugeze igihe ukize. Birashoboka ibyo bintu ugakira warangiza ugatanga ubuhamya. Biraterwa nayo uri bunyishyura ako kantu nge nagashobora ahubwo byanyabye ndivatirerwa se harimo kashi umuyede nanga ariko ngo waza ko yavuga papuro mu burakoze nuva ngo kuvara ngo bari amese ahubwo iriho nagapapuro k'igiti nyine dore nyine ngira wazameshe ngofero mwana Nambara imisi ngazi 3 oya zayisubiza muri butike. nasi ngakora icyo gipapuro azayifura ngayisubizayo ariko muraducuruza gute? Urona wafata ingofero ugakuraho kano kantu wayisubiza mu nzu gusa hari wayigura kavuyeho nyine. Oya iki gipapuro nta gikuraho gute kandi nzayisubiza mu isoko se turazambara twanya tukazifura tukazisubiza mu isoko. Mujye mumenye ubwenge uri kuva muri Efremu ucisha amaso hejuru uri kuva muri Efremu Ngiye gukina uru indaya tuyikora ubu utaruye nka kiriya nicyo wabasha Kiriya okay ako na chance penalty kuyikorera hehe umutegura uretse basatarize turebe hano
ariko nk'uyu nguyu n'ubundi mufitanye umushinga ababaza niba tuzakina se none igikundiro ni iki umva sa n'uwigira inyuma ugana kuri ibyo bishyimbo hirya subira hano nibeshi ne bukwiye bari kujya inyuma ufite umugore azamusiga umugore ufite umugabo amusiga twe tuzahura n'agakipe dufate imodoka dukoteze tugende dufate inzu y'ibyumba 3 tuyijyanemo tubanemo nta bintu byinshi iyo ngiyo